izo ngingo ine tuzifate zituma abakristo bageragezwa. Ingingo ya mbere nuko Satani akwanga kuko uri mu isi ye, ukaba umunyamahanga. Ingingo ya kabiri nuko Imana ishaka kukugorora. Ingingo ya gatatu nuko Imana ishaka kugutegura. Ingingo ya kane nuko Imana itaguhamagara ngo winjire mu murimo wayo itakubakiye ubuhamya. Twe kuja turahagarika umutima niba hari bigeragezo bije turamenya impamvu zirahangaha ziraboneka muri imwe muri izo mpamvu kuri buri wese aramenya impamvu ye. Abapagani ntabwo bageragezwa, bahura n'ingaruka z'ibyaha bakora. Nta mupagani ugeragezwa oya, akora ibyaha Imana ikamuta mu ngaruka z'ibyo yakoze, nawe akavuga ngo yarageragejwe. Ariko abayoboke b'itorero batarahinduka bo banahura n'ingaruka y'ibyaha bakoze. Abakristo batari bagera mu Mana ntibageragezwa, ariko bahura n'ingaruka z'ibyo bakora. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka nsuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi amahoro y'Imana, abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Turakunda muri inshuti za Gusenga everyday, abari mu Burayi shalom shalom, abari muri Aziya shalom shalom, abari muri Australia shalom shalom, abari muri Amerika shalom shalom. Ko mura kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazibire Guraho. Shalom shalom. Mwatangira musenga Imana nkuko. Mana turagushimiye, turi imbere yawe kandi turaguhimbaje. Wowe nyine ukwiriye icubahiro, turi imbere yawe muri amasaha tugiye gusangiza abatwumva ubutumwa bwiza batuye hatandukanye mu mahanga yose. Mana ugize neza kugiye gutegura imitima yabo, ijambo ryawe rikabona umwanya muri bo kandi rikabasha kubahindura kugira ngo bose bitwe abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Kaze Pasteur. Ye kuganira ijambo ry'Imana ku bintu bine bituma abakristo bageragezwa. Ibintu bine bituma abakristo bageragezwa. Ibintu bine bituma abakristo bageragezwa. Icyambere, abakristo bageragezwa kuko igihe bamaze kwitwa abana b'Imana bahinduka abanyamahanga ku isi. Abakristo bamaze kwitwa abana b'Imana bahinduka abanyamahanga ku isi, nkuko byanditswe muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 11, avuga ngo ndabahugura nk'abasuhuke n'abimukira kugira ngo mwirindire ry'umubiri rirwanya ubugingo. Ahangaha bisobanura ngo iyo umaze kwemera umwami Imana uba ucitse umwanzi Satani, ariko ugacika umwanzi Satani utavuye mu gihugu cye. Kwijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cya 5:19 haravuga ngo rega turabi Imana ariko isi yose iri mu mubi. Bisobanura ngo nkuko muri Luka igice cya 4 umurongo wa 5 na 6 hivugira neza ku isi ari umugabane wa Satani kandi akaba ari we wayigabanye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ajana Yesu ahirengeye ku musozi, amwereka ubutunzi bwuzuye isi, aramubwira ati nupfukama ukandamya ibi byose ndabiguha. Ntabwo Yesu yabwiye Satani ngo urabeshe, kuko yarazi ko ari umugabane we. Isi ni umugabane wa Satani, ariko Imana ifiteho ubutware, ariko Satani nawe niyo yagabanye. Ni ukuvuga ngo kuba waramucitse ukanga kwitwa umukozi we kandi wamaruka muturira mu gihugu, nta nizo mpamvu ugomba gutotezwa. Yaba Satani umutware w'iyo si arakwanga, nabe barakwanga. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 31 haravuga ngo n'umutware w'iyi si, irere prince de ce monde, ngo n'umutware w'iyi si. Iyo si rero ayigeza ibiganza byayo. Kuburi munsi ye rero kandi ntumwumvire agomba kugutoteza, nabe bakagutoteza. Yohana igice cya 14 umurongo wa 16 aravuga ngo simvuze ngo bakure mu isi ahubwo ubarinde umubi. Bisobanura ngo kuko isi iri mu maboko y'umubi bakaba barahindutse abana b'Imana ariko ntibimuke ngo bave muri iyo si, nukuvuga ngo arabanga arabatoteza. Ni nguko waba mu gihugu gifite perezida ukavuga ngo nturamutora kandi ukamurira ibiryo.
nawe rero abimenye ntabwo wabaho. Nukuvuga ngo Satani nawe uravuga ngo ndi umwana w'Imana singira wa Satani, uramucitse kandi ntuvuye mu gihugu cye. None se we arakugwa neza? Oya, arakuberera nabi. Nuvuga ngo ni umutware w'iyi si, ni witegeka. Hara mu Bakorinto ba 2:5 haravuga ngo turi intumwa mu cimbo ca Kristo. Imana yadutoranije ariko idutoranya mu bisi ari bo ba Satani. Imaze kudutoranya mu bisi itugira abambasada be, turi bambasadaze b'Imana ngo dukore umurimo w'Imana muri yasi twanze, kugira ngo duhindura biyo si abana b'Imana. Kandi Satani akabibona. None se wowe uzanga gukorana nawe mwisi ye ushake kwita umwana w'Imana kandi ugihagaze mwisi ye uzagira amahoro? Oya, ateza makuba abakristo aho ni mu ruhande rwa Satani, kubera bamucitse bakanga kuba abakozi be, bagashaka gukorera Imana bari mwisi ye, nawe arabatoteza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Abayuda ni Yesu wababwiraga ngo mukomoka kuri so Satani. Byagaragara ko afite uruhare rukomeye mwayinosi. Anga rero kuba basuhuke n'abimukira nukuvuga ngo nta burenganzira n'ubwisanzure dufite muri iyo si. Abisirayeli bari mu Egiputa bararyaga ariko bagakoreshwa uburetwa. Uwiteka Imana irababwira ngo igiye kubajyana mu gihugu ciza cy'Ikanani gitemba amata n'ubuki. Yari imvugo y'Imana, nta gihugu gitemba amata n'ubuki kibaho. Yashaka kuvuga ko igiye kubakura mu bubata ikabashira mu mudendezo gusa, ariko nta hantu wagera ngo usanga amasoko y'amata cyangwa amasoko y'ubuki. Yari imvugo y'Imana. Ariko mu Egiputa bari mu bubata bwa Farawo, baratotezwaga, bakabumba amatofari, bagakoresha uburetwa bukomeye kuko bari mu gihugu kitari icyabo. Farawo yashushanyaga Satani, Egiputa igashushanya isi y'ibyaha. Abisirayeli mu Egiputa bagashushanya abana b'Imana ku isi bagomba kubabarizwa mu bategereje gakondo yera yo mu ijuru. Abisirayeli rero kwari ukubakura mu bubata bw'umwanzi, kuko Farawo bashushanyaga Satani, Uwiteka Imana ikabajyana muri gakondo aho bahindutse noneho umwandu w'Imana, umugabane w'Imana. Natwe rero ahangaha turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Turacari hano mwisi. Iyo si rero tuyibamo, tunayikoreramo, tudayivugamo ubutumwa bwiza kugira ngo duhindure abisi abana b'Imana. Satani rero ntabwo yakwishima tumubereye mwisi kandi tukamurira ibye, kandi twarareye ko tutarabe. Twarareye ko tutaraba Satani, turabi Imana. None turagumye tubaye muri yasi afite amaboko. We yaturekera amahoro ate? Ico nico gituma abakristo ku isi bageragezwa. Ni impamvu ikomeye cyane kuba mwisi itari ya sobuja kandi ukayikoreramwe imishinga agomba kukugerageza nyine. Impamvu ya kabiri turuka ku Mana ituma abakristo bageragezwa no kugira ngo ibagorore. Hara mu Baheburayo igice ca 12:5 haravuga ngo mwana wanje ntugasuzugure igihano Uwiteka hana, kandi ntugwisare naguca, kuko Uwiteka kubita ibiboko abemera ko ari abana be. Ruvuga ngo Uwiteka hana abakunda kandi agakubita ibiboko abo yemera ko ari abana be. Impamvu ya kabiri ituma abakristo bageragezwa no urukundo rw'Imana. Irabakunda cyane, bamara kwitirirwa izina ryayo ikabagorora. Kwa kubagorora kwayo abakristo ntibabyumve bakabyita umubabaro, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka kubita ibiboko uwo yishimira ko ari umwana we. Niyo abana bari ku ishuri bagatsindwa urababara cyane cyane, rimwe na rimwe ukabacaha, ariko ntiwacaha umwana wa mugenzi wawe yatsinzwe ku ishuri kuko atari uwawe nyine. Ariko abana bawe ubacahira urukundo, ntabwo ari ukubacaha kubera wabanze, ahubwo ubacahira umutima w'urukundo. Imana nayo rero ntabwo icaha abana bayo kuko ibanga. Yarabatoranije kugira ngo bakore umurimo wabo ku isi, bitwa aba ambassadors. Ubwo rero kubagorora bija bizana ishusho yo kubabaza, ariko ari uburyo bwo kugorora abana bayo. Nizo mpamvu akubita ibiboko abo yemera ko ari abana be. Angaha ingingo ya 3
cyangwa se icya gatatu cyerekana ko abakristo bageragezwa gitangiye iyo mpamvu ni ukubategura. Imana yemera ko bageragezwa kugira ngo ibategure. Kabiri ni ukubagorora. Gatatu ni ukubategura. Mu Bakorinto ba kabiri ibice byaho ni 12:7 haravuga ngo kandi kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibenzi bikwiriye nibyo nahishuriye n'umwami wanje mpabwa igishakwe cyo mu mubiri ariyo ntumwa Satani yo kunkubita ibipfunsi. Kuri icyo ninginze umwami wanje gatatu kugira ngo kimvemo arampakanira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Nukuvuga ngo uburyo bwo gutegura abantu bahindutse abana b'Imana ntibahure n'ibigeragezo bagira ubwibone. Rimwe na rimwe bakwiyerekana ku bapagani batazi Imana bakabura uko bababyaza ubutumwa. Ariko iyo Imana iguteguye ikaguha igishakwe cyo mu mubiri ngicyo kiragutuma uca bugufi ugasanga na wa mupagani utarakizwa ukigereranya nawe nukubukisanisha nayo kugira ngo umubyaze ubutumwa bwiza kubwa wa mubabaro wanyuzemo. Hariya mu Baheburayo igice cya 5 umurongo waho wa 8 aravuga ngo Uwiteka Imana yatanze umwana we Yesu Kristo. Yesu Kristo yigishwa guca bugufi kubw'imibabaro yihanganiye. Ahangaha ni ukuvuga ngo ingingo ya 5 ni ugutegura. Hariya muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 haravuga hati nimwemere ko ari iby'igiciro cyinshi nimugubwa gitumo nibibagerageza kuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu kubatera kwihangana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo muri mwe kugira ngo mugaragare ko mushitse mutabuzeho na gato. Mumenye ko ari iby'igiciro gikomeye ngo igihe cyose muzagubwa gitumo nibibagerageza kubwo kugeragezwa ko kwihangana kwanyu gutera ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana kandi mureke kwihangana gusohoza umurimo wako muri mwe mugaragare ko mushitse mutabuzeho na gato. Ahangaha rero Imana iragutegura ikakunyuza mu bigeragezo bigahuzana. Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13 havuga ngo nta kigeragezo kibasha kugera ku bana b'abantu kitari urusange, ariko hamwe no kugeragezwa ngo Uwiteka Imana ibacira kanzu kugira ngo umuntu uko mwabyihanganira. Iryo ni ishuri ryo gutegurirwamo nk'uko Paulo nawe iyo akizwa ntahure n'igishakwe cyo mu mubiri wende ari kugira ubwibone. Imana yari imuzi niyo yemeye kumubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko nawe ntiyifuzaga kubana n'ico gishakwe igihe cyose, ariko asenze Imana asaba gutabarwa kuri ico gishakwe. Uwiteka aramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije, kuko aho intege zawe ziri n'imbaraga za Kristo zisaga. Nuba ngo tegurwa kwari kumutegura kugira ngo akamirike akomere abashe kuzinjira mu murimo w'Imana akuze. Ni ingingo ya 3. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ngo izanwa na Satani kuko turi mu isi turabasuhuke n'abimukira. Ingingo ya 2 ni ukugira ngo Imana ikugorore kuko igukunda iva mu rukundo rw'Imana. Ingingo ya 3 ni ukugira ngo utegurire umurimo ugiye kuzahamagarirwa gukora. Nandizo mpamvu bavuga ngo ni iby'igiciro cyinshi kugubwa gitumo nibikugerageza. Wo kugerageza ko kwizera kwa buri wese bimutera kwihangana, kandi kwihangana kwasohereza umurimo wako muri we akagaragara ko ashitse ataburaho na gato. Noneho ingingo ya 4 ituma abakristo bageragezwa ni ukugira ngo Imana ibubakire ubuhamya. Byagaragaye kuri Paulo akizwa ahura n'umuco umutungura yarahuye na Yesu mu nzira agiye i Damasiko. Hari ijambo ry'Imana muri ibyakoze n'intumwa y'igice umurongo wa 15 haravuga ngo genda. Ni Imana yatumaga Ananiya aho Paulo yarari mu nzu ya Yuda. Uko Ananiya yarazi Paulo, azi n'ubushobozi afite, azi n'imbaraga afite mu batambyi, azi nuko yajanaga ubutumwa, ajana inzandiko z'abatambyi kugira ngo aje i Damasiko afata abantu bose
basenga cyangwa bagana inzira ya Yesu abafate ababoye abazane Yerusalemu. Ijambo ry'Imana avuga ngo akigenda umucuramutungura yikubita hasi. Ahangaha turi ku murongo wa 15 aho Ananiya yavuze ati uwo muntu arazwi ndetse na Nino afite imbaraga cyane cyane mu batambyi bakuru bamuhaga inzandiko. Arazwi cyane, ni ikirangire mu gukomera kugira ngo umuntu yinjira aho aramurambike ibiganza birakomeye. Ariko Imana yaravuze ngo genda, ni igikoresho cyanjye nitoranirijwe kugira ngo yogeze izina ryanje. Ni igikoreshwa cyanjye nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanje. Ariko nanjye nzamwereka uburyo azababazwa bamuhora izina ryanje. Ni ukuvuga ngo yarenganije abantu abahora izina ryanje, ariko nanjye nzamwereka uburyo azababazwa bamumpora. Yari yatinye kuja mu nzu ya Yuda aho Paulo yarari, kuko yaramuziho ubukana mu kurenganya itorero, ariko yumvise ubutumwa bwiza bwo kumusanga kugira ngo murambike ibiganza ahumuke. Agira ubwoba, aratinya, akurikije imbaraga z'abatambyi, akurikije ubushobozi Paulo yari afite, akurikije uko yarenganije itorero, aratinya. Ariko amaze gutinya, Imana iravuga ngo genda, uwo muntu ni igikoreshwa cyanjye nitoranirije kugira ngo yogeze izina ryanje, haba mu banyamahanga, haba mu bami, haba mu Bisirayeli, yogeze izina ryanje. Ariko nanjye nzamwereka uburyo azababazwa bamumpora nk'uko nawe yababaje abera abagana inzira ya Yesu abahora izina ryanje. Nanjye nzamwereka ukuntu azababazwa bamumpora. Ahangaha rero ingingo ya 4 ni ukuremera umuntu ubuhamya. Nizo mpamvu dusomye mu Abaroma igice ca 5 umurongo wa 3 haravuga ngo nizo mpamvu tudacogora tukishima no mu makuba yacu, kuko amakuba yacu nayo adutera kwihangana. Niyo magambo yanditswe mu Baheburayo igice ca 5 umurongo waho wa 8 havuga ngo Yesu Kristo ubwe yigishijwe guca bugufi kubw'imibabaro yihanganiye ubwo yarari kushaki ubuhamya. Ubwo ni ubuhamya bwa Kristo Yesu. Ubwo rero twumve ibintu bine bituma abakristo bageragezwa. Icambere gitegurwa na Satani, kuko turi mwisi ye kandi twaramwanze. Na Yesu yaravuze ngo sivuze ngo bakure mu isi ahubwo bakize umubi, kandi isi Satani yarayigabanye koko ayifiteho nawe umutware, kuko ari prince de ce monde. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni ukugorora ikorwa n'Imana, kuko Uwiteka akubita ibipfunsi abemera ko ari abana be, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ingingo ya gatatu rero ni ugutegura. Kwa gutegura ni uko ibasha kukuzanira ikigeragezo kugira ngo kigucishe bugufi ubashe kwamamaza ubutumwa bwiza mu buryo bworoheje. Na Paulo byarabaye, yari umuvuga butumwa watoranije, ariko aravuga ngo kugira ngo nta kwishira hejuru yarabihamije ubwe kurenza ibikwiriye, nahawe igishakwe cyo mu mubiri ayo ntumwa Satani yo kunkubita ibipfunsi kugira ngo nta kwishira hejuru ngo birenze urugero. Ni ingingo umwami wanje gatatu nifuza mu cyo gishakwe kive ku mubiri wanje, arampakanira avuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije, aho intege nke zawe ziri n'imbaraga zanje zizasaga. Kwari kugira ngo Imana imucishe bugufi. Ubwo byari inzira nziza yo gutegura umwana w'Imana. Iya 4 rero ni iheruka ivuga ngo niyo kubakira ubuhamya abantu abahamagawe nk'abavuga ubutumwa bwiza. Paulo yatangaga ubutumwa uko yahuye n'umuco ukamutungura akikubita hasi, none akumva ijwi rimubwira mu ruhero ngo Sawuli Sawuli ndenganiriza iki. Ubwo nabwo ni ubuhamya bukomeye bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana ku gitangaza cyabaye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizera wese akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. None ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ibimenyetso bigumana n'abizera. Ibyo bimenyetso bigumana n'abizera akenshi usanga ari byo bizamo ibigeragezo, bikazamo n'ibitangaza by'Imana, kugira ngo numara gukizwa uzahamirize abatarakizwa imbaraga zayo nabo babashe guhinduka bakizwe. Imana yacu dusange izo ngingo 4 tuzifate zituma abakristo bageragezwa. Ingingo ya mbere nuko Satani akwanga kuko uri mu isi ye, ukaba uri umunyamahanga.
ingingo ya kabiri nuko Imana ishaka kukugorora, ingingo ya gatatu nuko Imana ishaka kugutegura, ingingo ya kane nuko Imana itaguhamagara ngo winjire mu murimo wayo itakubakiye ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose n'abami bose nubwo n'amoko yose ko Imana ikomeye. Ibyo bigatuma rero byihanisha abantu benshi, kubera kukubakira ubuhamya habamwe bitangaza by'Imana, hakabonekamo imbaraga zayo, abantu noneho bigahinduka ibimenyetso bigumana n'abizera bikomeye bishobora guhindura ab'isi. Imana idusabye kugira ngo tubimenye, twe kuja turahagarika umutima niba hari ibigeragezo bije, turamenya impamvu zirahangaha ziraboneka muri imwe muri izo mpamvu kuri buri wese aramenya impamvu ye. Niba ari uko ari mu isi ya Satani, Satani akaba atamwishimiye, niba Imana ishaka kumugorora, niba Imana ishaka kumutegura, niba Imana ishaka kumwubakira ubuhamya, icyo gihe aramenya ngo ibigeragezo birimo biraturuka hehe. Abapagani ntabwo bageragezwa, bahura n'ingaruka z'ibyaha bakora. Nta mupagani ugeragezwa oya, akora ibyaha Imana ikamuta mu ngaruka z'ibyo yakoze, nawe akavuga ngo yarageragejwe. Ndetse n'abakristo batari bagera mu Mana ntibageragezwa, ariko bahura n'ingaruka z'ibyo bakora. Ariko abantu bemeye kwitwa abana b'Imana, babandi ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 8:14 avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bonyine bana b'Imana. Iyo abantu bageze mu rugo rwo kuyoborwa nayo, ni ukuvuga ngo nibwo bahura n'ibyitwa ibigeragezo. Ariko abayoboke b'itorero batarahinduka bo banahura n'ingaruka y'ibyaha bakoze. Imana idufashe kandi dukomeze, nibija biraza bye kuja biratuma duhagarika umutima, bye kuja biramera nkaho bidutunguye, ahubwo turamera nkaho dusanzwe tubizi ko bigomba kubaho. Mu izina rya Yesu Kristo, amena. Base reka tugushimire, tukubwe Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwe nawe ngo Imana iguhe umugisha. Tugusaba kugeza ubutumwa ku nshuti yawe cyangwa mu magroupe. Imana ibahe umugisha. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.